Ya ndabasuhuje ndizera ko mumeze neza abadukurikira umunsi ku wundi. Ya ndizera ko mumeze neza ibintu ari fresh and clear by'umwihariko abadukurikira umunsi ku wundi. Cyane cyane abantu bakunda sport. Abantu bakunda sport nkuko mubizi hano rero ni kuri fitness sport show. Ni ibintu byiza cyane kuko mudukurikira umunsi ku wundi mukamenya uburyo dukora umubiri. Uyu munsi rero twakoreye muri Skyline Fitness Limited. Niyo mpamvu uyu munsi nicaye hano ndi kumwe n'umutoza wa fitness sport show kugira ngo atubwire uburyo bakora n'uburyo bagiye kujya babagezaho ibintu byabo mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo namwe mujye mubibona 5 kuri 5. Reka tumuhe umwanya atubwire n'uburyo bagiye kujya babitugezaho. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Salim Saleh, nkaba ndi umutoza wa fitness sport show, aho tuzajya tubigisha ukuntu bakora siporo muri rusange, ko siporo ari ubuzima, yaba abagore, abapapa, abasore, abakobwa, abana nabo bose turabatoza. Dufite siporo zabo zabagenewe, buri rungano urimo dufite siporo twakwereka wakora zigatuma ukuma uri fit. So ubungubu tugiye guhera kujya tubereka ikintu cyatuma mukora umubiri. Abantu babyibushye bashaka gukora umubiri uri stable cyane cyane ku bagabo, ko wakora agatuza, ko wakora akaboko n'umugongo, ince z'umubiri zitandukanye tuzagenda tubigisha. Nimukomeza kudukurikirana kuri channel yacu yitwa Fitness Sport Show. Abangiye kubagaragariza ikintu gikora agatuza. Ushaka gukora agatuza, izi boro azikora zakwinjiza. Ubu ngubu natangiye nkabereka, ariko nyine utera step utera 15.
rusange ko siporo ari ubuzima. Turabasaba tunabashishikariza kuba mwakurikira channel yacu yitwa Fitness Sport Show, mukagenda mukurikirana siporo ko tugenda tuzikora, namwe ariko mugenda muzikora. So ndagushishikariza kwandika comment, share, subscribe kugira tubashe kubagezaho ibyo mwifuza kandi bizatuma umubiri wanyu uguma uri stable, uri fit. Kandi mukomeze kwibuka ko siporo ari ingenzi mu buzima bwanyu.